Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Charlotte TV, nk'uko bisanzwe tujya tubagezaho amakuru atandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Dusuhuje abantu bo mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'amajyepfo n'umujyi wa Kigali by'umwihariko. Uyu munsi rero twatembeye twageze kwa wa mugabo ufite abagore 15 ariko batabana, umaze guhura n'abagore 15 yagiye ahura nawe. Ari hano hafi, twahageze rwose. Ni karibu. Uraho mugabo? Iriwe neza. Amakuru yawe? Kunasanze. Twagusuye rero, watangiye twibwira. Banyita Kikwata. Ukwita? Kikwata. Kikwata. Kikwata se ni ryo zina ryawe? Iryo zina akenshi bakunze kunyita. Twagusuye rero, turabona uvuye no mu kazi. Mvuye kuyapagasa kugira ngo ndeyo ndaho umwana. Aho uraho umwana? Wagiye aho umugore se? Uyu mwana niwe ugomba kurya neza. Reka, umugore akarya nabi. Umugore agomba kwishakira. Kikwata. Ni ryo zina ryawe? Dufite amakuru rero, twaje kugusura dufite amakuru. Dushaka kugira ngo tuyamenye niba koko ayo makuru ari nyakuri. Umaze guhura n'abagore 15 mu rugo rwawe? Abagore bo tumaze guhura kenshi na kenshi, nta mwaka washa nta mugore mfite. Uri mwaka uzana umugore? Ntabwo byoroshye. Hanyuma rero umugore wa mbere wamushatse ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 16. 16. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Nibuka mfite 28. Nta nubwo ubyibuka neza. Kubera stress z'abagore ntabwo njya nibuka imyaka. Wagiye ubyirinda se? Abagore ntagutere stress. Kubyirinda biragoye. Hanyuma rero tubwire muri make story yawe kugira ngo kugeza iyi saha ku myaka 28 umaze kurongora cyangwa se guhura n'abagore 15 byagenze bite? Hari umuntu utabyumva akavuga ati ntabwo bishoboka. Nyine bwo nari sanze nsanga ndi muri yo gahunda, mbese nkuko umuntu ubwo niyo mpano yanje yo kurongora. Bana yaje ntabwo byoroshye. Nyine bigenda bite ubundi? Niba ari ingeso zanje, niba ari ingeso z'abagore nta mbizi nanje ubwanjye simbizi, mbese ntabwo uzi uko bigenda. Gerageza gukunda ariko ntabwo nkundwa. Bikanga. Ugereranyije nk'umugore wa mbere se ni nk'izihe defo wamubonye uzatumye mutandukana? Mpaga neza. Reka umenye ukunda ibintu mani. Utabikunze ugakunda iki? Hanyuma rero ubonye utaguha neza uramureka? Ndamureka mfata undi. Ndi nawe nsanga ni indaya. Ndamureka mfata undi. Ndi nsanga nafite ubundi bugeso bw'arega. Sinzi ukuntu bigendaga nyine umuntu niko bijaga biragenda nkasanga byagenze uguco nyine. Ufata undi? Gutyo mbona ngeze kuri 15 kuri Kenza. Buzuye. Umugore wa mbere wamuzanye wiga mu wa kangahe? Ndangije mu 3 secondaire. Ubivamo? Ngiye kwifatira ku bintu. Ntabwo byoroshye. Hanyuma none kugeza ubu ngubu se mwaba abagore 15 ni nka bangahe bakuryohereza cyangwa bose nuko nguko ko numva? Abanyemeje ni babiri bonyine. Muwa mwashakanye ubu muri kumwe zubu arimo kubera ko nyine turi kumwe nyine arimo. Umuvuze nabi intambara yarota mu rugo. Ariko nyine urumva urebye urabona mbese ntabwo biba biri kugira. Nyine biragenda bikagira guca nyine mugani wa mugabo w'ikigali. N'uw'ikigali bavugagara. Yitwa nde? Undi ajya bitaga Nsabi ugendaga ngo nuko bijaga biragenda nyine. Nawe nuko byagiye bigenda. Nuko byagiye biragenda nyine birangira guca. Sawa, nubwo turi kubivuga ari ibintu bisekeje ariko ku ruhande rumwe birababaje. Ku myaka 28 ukaba maze guhura n'abagore 15. Njye narababaye maze kubabara bivamo. Ubundi guseka. Warabyakiye. Buri bonye bukeye ugomba gushima Imana ukagutuma hano urakoze. Ibindi biza nyuma yuko ubanza gusenga nyine. Imana ifite aho izangeza. Cyangwa nawe hari ingeso zawe. Ho hari izo wiyizeho?
nta mugabo utagira ingeso. Reka wizizeho amatungahe? Niyo nk'utugeso nka 3. Akambere ako gusinda nkinywera iwacu hari inzoga bita rukara iyo inyweye. Iwanyu muranywaga? Turanywaga nibyo tubaga mbese nibyo tubagamo. uriya mugabo uvuga ngo nibyo tujya turabamo rero ntabwo muzi niba ndi kudidimanganya, ntabwo nzi ukuntu babivugaga ariko nibyo twiberagamo nyine byo kunywa. Aka kabiri nako gutera amahane, iyo muranyenjeho ndamukubita ukamwasa. Ariko ku mugore wanjye ntabwo nkimukubita, we yaranyemeje. Uyu nguyu muri kumwe ariko urumva na babandi bagiye bagenda hari ukuntu byagendaga bigira. Hari ukuntu yanyenzagaho nyine tukagwana nyine gitondo akabyuka arazinga neza ukabahahira se? Ipozo y'ibihari waba udahaye umuntu ipozo ngo ni ipozo? Ni ipozo. Ubu rero se ba nyokobukwe bamaze kuba benshi? Hari nabo ntakibuka amasura ariko mwahuraho bakakumenya? Bamenya nyine, ariko hari abagiye mu Buganda, hari abagiye n'abapfuye. None se ntabwo biba biguteye ipfunwe guhura nabo ba nyokobukwe cyangwa se no muri karitsiye abantu bakuziho ako kantu? Iyo umuntu ahuye nabo ndabasuhuza bisanzwe nyine nk'abantu twigeze kubana nyine, cyangwa se nk'inshuti. Ni nk'inshuti ariko mufitanye n'igihango? Igihango cy'abantu 15 kibaho. Gusa ubwo waba uri ubwo dufitanye igihango no turi kumwe ubu ngubu numfitiye umwana wenda. Ese tukiri aho ngaho abo bagore bose mwagiye mubyarana? Oya. Nta bana mufitanye? Hari abo twagiye turapfa kubyara ugasanga ntabyara, mumanye nk'imyaka 2 nta musaruro, ahubwo hakiberamo rwaserera nuko. Ariko ubu ngubu mfite abana 7. Mana yanjye nsazi 7. Ufuse abo bantu uzajya ubagaburira gute? Ubwo nyine iyo narironse nabonye nk'ibihumbi 10 binyina muhereza igihumbi hasigara na 3 nanjye nkaguramo agapantaro n'agacupa. Igihe utayabonye ngo bakinta kundi gihugu bari yeranje. Ukora akazi se ku munsi kangahe? Ku munsi mpembwa 2. Ku munsi mpembwa 2? Ni akazi gahoraho? Hari igihe kamaze nk'amezi 2 ubundi kakamara ukwezi, nangwa se ntikanahoreho umuntu agaja gushakira ahandi. None rero ukomeje kubyara abana badafite icyo kubatunga cyangwa ufite n'amasambu? Sambo se ahantu ukureba ahantu hameze gutya. Yego kano karima k'igikoni ese katunga abana bari nakangaka konyine. Hirya hawe mu Gitogwa hirya mfite akandi karima kudushimbo nta kandi. None se ubwo ariko kubera ko nkiri mutoya nzagura utundi nako ninje wakaguze igihe nakoreraga Igisenyi. Ntabwo bizagukundira, ntabwo wagaburira abana 7 ngugura imirima ukorera 2,000. Bizashoboka. Ntabwo byoroshye. Yabampaye uko nzabutunga. Wari umaze kutubwira utugeso 2 wiyiziho ko kurwana no gusinda. Kandi ntabwo ndiko kwibuka neza, nzagatekerezaho none nkakubwire nimugaruka kunsura. Cyangwa nako gukunda abagore. Uranyibukije. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu mu bibazo wahuye nabyo byo gutandukana nabo bagore ni cyumva wicuza? Cyo nicuza nuko Imana nshyize mu rukundo. Urukundo se wabyicuza? Buri Imana yarampimukiye yireka nkigira umutima nk'uw'impyisi sinje ndakunda. Ubona ubyicuza gute? Bisobanura kariyeri nari ndimo mbere yari itandukanye niyo ndimo. Kumbere nirangije wa 3 ndi kuvuga okay ngiye gukomeza enda ngire icyo nakugezaho mu muryango kubera ko nta babyeyi ngira. Nakuze ndi jyenyine. Hanyuma none ubu ngubu ufite iyihe ntego? Niyo gukomeza kubunga mwabo bagore cyangwa? Intego mfite ubu ngubu rero kubera ko maze kubyara 7 ubu ngubu ngiye kwemera nkoboke ngwane nabo nta kundi.
utuze uwo muri kumwe mugumana. nanyemerera ko ndera abo bana nzabarera. Turagushimiye rero, urakoze. Murakoze namwe kuba mwansuye.